twababwiye byinshi, ariko ibi byo ni agahebuzo mu mateka y'iyobokamana n'imyemerere y'abantu, cyane cyane mu bakristo. Mu Rwanda cyangwa se n'ahandi hose ku isi hagiye hagaragara abantu benshi biyitaga abahanuzi cyangwa bakizera ko bahawe ubutumwa bwihariye n'Imana, bagatangaza ko iherezo ry'isi rigeze, maze uwari utunze akabura imibandari y'amamiliyoni n'amamiliyari ye ndetse n'imitungo itimukanwa cyangwa se n'indi yose yagiye yikubira muri iyi si, byose akabibura bireba, ndetse ataretse n'ubuzima bwe, byose akabitakaza adafite iyo ahungira ndetse adafite n'aho agana. Bivuze ko ibyo byose yaba atunze ntacyo byaba bikimumariye igihe cyose icyitwa imperuka cyaba kibaye. Umukene nawe akaruhuka imihati y'isi agataha ijuru, dore ko bivugwa ko uwari uzaritaha. Ibi babivugaga bashyiraho igihe runaka, umwaka, ukwezi cyangwa itariki nyayo iyo nkuru y'incamugongo izasohorera, ndetse bakabivuga nk'ibidashidikanywaho. Cyakora nk'uko Abanyarwanda babivuze ngo wirukankana imbwa cyane maze ukayimara ubwoba, niko uko imyaka yagiye ishira byagaragaye ko ayo magambo yabo atigeze asohora, mbese ubuhanuzi bwabo bwabaye amahuri. Byumvikana ko byabaga nk'ibya wa wundi twakuze twumva ngo yagiye guca umuti maze aherayo. Ibyo byatumye benshi bacika amazi, abandi bacika intege, bagatakaza ukwizera, mu gihe abandi bo nk'uko bivuga ngo ntawabuze umukarabya, bagumye kubikurikirana ndetse no kubizera, bakizera n'ibyo bavuga, nubwo rimwe na rimwe byabatenguhaga ntibigere ku cyo bifuzaga kuvuga ndetse n'icyo bashakaga kugeraho no gutangariza isi muri rusange. Tony Speak TV tuzanywe no kubagezaho bamwe mu biyita abahanuzi babayeho mu mateka y'isi, bagatangaza ko isi igiye kurangira, maze bagakotora koko kakahava ubuhanuzi bwabo bukaba amahuri. Tukibaza niba ari Imana koko yavuganye nabo cyangwa se byari agatwiko nka ba bandi b'iy'isi. Dushimiye ko waduteye iteka ukadutega amatwi ngo tukugezeho ibyo utasanga ahandi. Ngaho niba unezerewe ushimishijwe n'iyi nkuru tugiye kukugezaho, kora subscribe tujye tubana mu biganiro tugenda tukugezaho umunsi ku munsi. Ntiwibagirwe no gukanda ku kazogera kugira ngo ikiganiro cyose tukugezaho uhite ukibona, maze twishyuke ubuhoro mu Rwanda. Mu kinyejana cya 19 muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hagaragaye umugabo witwaga William Miller. Uyu mugabo yigishaga Bibiliya cyane cyane ibijyanye n'ubuhanuzi, maze yemeza ko Yesu Kristo azagaruka hagati y'umwaka w'1843 n'umwaka w'1844. Nyuma aza gushyiraho itariki yihariye, ariyo tariki ya 22 Ukwakira mu 1844. Abantu benshi baramwemeye, baramwizera, bagurisha imitungo yabo, yewe ngo hatagira icyo basigira iyi si yari yarabarambiye bitewe n'ibibi byabagamo. Bamwe bareka akazi baricara barya utwo bakoreye, bategura guhura na Yesu. Ariko uwo munsi warageze, ariko nta kintu kidasanzwe cyabaye. Amaso yaheze mu kirere kugeza na n'ubu, menya nta n'urayamanurayo. Ibi byiswe Great Disappointment, ugutenguha gukabije cyangwa se gukomeye, kuko byasigiye abantu benshi intimba n'urujijo mu mitima yabo, ndetse n'ubutindi n'ubukene bukabije, kubera ko bamwe bariraye maze batangira kurya utwabo bibwira ko isi irangiye, batangira kuducuranwa nk'abacuranwa amasuka, nyamara kandi batazi ko byari ibinyoma gusa. Nkaho ibyo bidahagije, nyuma yaho mu ntangiriro z'ikinyejana cya 20 hagaragaye uwitwaga Charles Taze Russell washinze icyaje kumenyekana nk'abahamya ba Yehova. Yavuze ko imperuka izaba mu mwaka w'1874 no mu mwaka w'1914. Nubwo mu 1914 habaye intambara ya mbere y'isi, isi ntiyarangiye nk'uko byari byavuzwe. Nyuma y'urupfu rwe, abayobozi b'iryo dini bagiye bongera gutangaza indi myaka irimo 1925 n'1975. Bavuga ko aribwo isi izarangira cyangwa Yesu akagaruka. Icyakora iyo myaka yose yarashize, isi ikomeza kubaho nkaho nta cyabaye. Abakena barakomeza barakena, abarakira barakira, yewe ndetse n'abasenga barakomeza barasenga. Mu
bihe bya vuba cyane cyane mu kinyejana cya 21 haje undi muhanuzi cyangwa se undi mugabo, nawe ni umunyamerika yitwa Harold Camping. Ni umunyamerika yatangaje ko imperuka izaba kwa 21 Gicurasi 2011. Abivuga abishingiye ku mibare ya Bibiliya. Yatangaje ibi abinyujije kuri radiyo n'itangazamakuru, bituma bigera ku bantu benshi ku isi. Abamwemeye bamwe bagurishije imitungo yabo nk'uko twabibonye hejuru, hari n'abandi babigurishije, abandi bajya kubwiriza hirya no hino ngo umwami azasange barakoze ndetse bafite imirimo ihagije maze ibavuganire, dore ko handitswe ko imirimo dukora ariyo izatuvuganira mu Mana. Ariko uwo munsi warageze urarenga, nta mperuka yabaye. Nyuma yaho Camping yagerageje gushyiraho ndetse no gushaka indi tariki imperuka ishobora kuberaho, nayo irananirana, bituma izina rye riba ikimenya bose mu bantu bose ku isi hose y'ubuhanuzi bupfuye bw'ibinyoma. Mu myaka ya vuba cyane, by'umwihariko hagati y'ibihumbi 2020 n'ibihumbi 2023, mu gihe cy'icyorezo cya COVID-19 cyari cyugarije isi, hagiye hagaragara abiyita abahanuzi cyane cyane ku mbuga nkoranyambaga no kuri YouTube. Bavugaga ko icyo cyorezo ari ikimenyetso cy'uko imperuka igeze ndetse igihe cyayo cyegereje. Bamwe bakongera bagashyiraho imyaka, ariko icyorezo cyaragiye kirakira ndetse kirarangira mu isi, imperuka itabaye nk'uko benshi babivugaga. Isi ikomeza kubaho mu mudendezo kuri bamwe n'umubabaro ndetse n'umuruho ku bandi. Byongeye kugaragaza ko ibyo bavuga yaba abahanuzi atari ukuri habe na mba. Amara nubwo abahanuzi bagiye batangaza ibyo, birengagije ko no muri Bibiliya ubwayo Yesu Kristo yavuze ko nta muntu uzi umunsi n'isaha imperuka izabera keretse Imana yonyine. Ibi bivuze ko umuntu wese uvuga itariki nyayo cyangwa se itari iya nyayo aba anyuranyije n'ibyanditswe, yitwaje ububasha n'ubushobozi afite mu idini cyangwa se itsinda runaka ry'abantu ayoboye. Ariko iby'uwo munsi n'icyo gihe nta n'umwe ubizi, n'abamarayika bo mu ijuru ntibabizi keretse Data wenyine. Matayo 24:36. Uyu murongo urasobanutse cyane. Yesu ubwe aravuga ko nta muntu, yaba umuhanuzi, mwigisha cyangwa intumwa, uzi umunsi n'isaha imperuka izaberaho. Uvuga itariki aba ahinyuye amagambo ya Yesu. Ahanini abahanuzi b'ukuri bo muri Bibiliya ntibashyiraho itariki cyangwa se umunsi runaka w'imperuka, ahubwo bahamagarira abantu kwihana no kwiyeza ndetse no gukundana, guhinduka no gukomeza kuba maso mu buzima bwabo bwa buri munsi. Amateka agaragaza neza ko abahanuzi bavuze imperuka y'isi bagashyiraho igihe n'itariki bagiye bagaragara kenshi nk'ibinyoma, ariko bose bagasiga bagaragaye nk'abanyabinyoma. Ibi bikatwigisha ko dukwiye kwitondera amagambo atuma abantu bagira ubwoba bukabije ku myemerere, ndetse tukirinda kwemera ibintu byose twumvishe cyangwa se tubwiwe n'abantu runaka ngo ni ukubera ko bizewe n'abantu bakitwa abahanuzi. Ahubwo icy'ingenzi ni ukubaho ubuzima bufite indangagaciro, tugakora ibyiza, tugafasha abandi, tukibuka ko ahazaza hacu hatagomba gushingira ku gutinya imperuka, ahubwo gukunda ukuri n'ubutabera. Tubashimiye ko mwabanye natwe muri iki kiganiro. Niba udukunda ndetse ukaba wakunze ibiganiro tukugezaho, kora subscribe, tujye tubana mu bihe byose.